hari abantu bakunda gukomeretsanya ugasanga kuvasa utwo dutoki twawe kuko tungana gutyo ati si ibyo bitoki byawe. Ikindi nuko uko ukoze mu mazi ugomba guhita ukisiga, uko ukoze mu mazi ukisiga kugira ngo uproteje intoki zawe zigara. Umuntu w'umusirimu, umuntu wiyitaho, umuntu ukunda ubuzima bwe, intoki karimo kakoko wandika kumva kari kuzamuka. Mu bintu ugomba kwitaho ugomba kugira intoki zisa neza. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia, niba utarakora subscribe uyikora nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi ugomba gukora, mbese muri make uko wakwita ku ntoki zawe ugasa neza, mbese ukabona neza ntoki zifite ubuzima, zisa neza kandi zisirimutse. Donc intoki zawe uko zigomba kuba zimeze, intoki zawe ziri mu bintu by'abindi byerekana mbese ubusirimu bwawe, by'abindi byerekana uburyo wiyitaho, by'abindi byerekana uburyo ufata mbese ibice byawe by'umubiri, uburyo wikorera isuku. Kugira intoki zisa neza rero zigomba kuba zikarabye, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri zikaba ziciye, inzara zikaba ziciye, inzara zawe zo ku ntoki zikaba ziciye kandi neza. Niba wenda udakoresha amaverni nta kibazo, zikarabye intoki zawe, hanyuma nurangiza uca inzara zawe. Noneho ntiwibagirwe amavuta yo kuzisiga, kubera isuku tugomba kwitaho. Buri kanya dufata ibintu, intoki zacu nicyo kintu cya mbere kiri expose ku mwanda. Ugomba gukaraba buri kanya uko wumva ko isuku yawe idahagije, uko uvuye mu bwiherero, uko ukoze ikintu ubona kidafite isuku, mbese ugomba kwita ku ntoki zawe. Rero burya biba byiza iyo ufite n'amavuta meza uzisiga, iyo ufite ikintu uzisiga ku buryo uzirinda kumagara ukabona ntabwo zimeze neza. Ni muri urwo rwego rero hano mbafitiye amavuta abiri. Hari amavuta ya cocoa butter, ni amavuta asanzwe rwose ari naturel, amavuta meza yoroshya intoki. Uzarebe iyo wameshe wenda wakoze muri omo, hari ukuntu intoki zikanyarara, wakoze isuku, wakoze mu mazi kenshi, niho uba usabwa kugira amavuta yo mu ntoki. Buri muntu wese, buri mugore wese cyangwa se umugabo agomba kugira amavuta yo mu ntoki akoresha, yaba ari vaseline, yaba ari lotion, ariko ugomba kugira amavuta burya ukoresha kugira ngo usige ku ntoki zawe. Urugero rw'aya mavuta nababwiraga ni marke ya Luna. Ushobora sinzi niba agaragara neza, ndazi kukabereka neza. Ushobora kuyisiga no ku mubiri, wayasiga mu ntoki ukanayasiga ku mubiri. Rero umuntu w'umusirimu, umuntu wiyitaho, umuntu ukunda ubuzima bwe, intoki karimo kakoko wandika kumva kari kuzamuka. Mu bintu ugomba kwitaho ugomba kugira intoki zisa neza, zisize ku buryo ubona ko wazigaburiye rwose, sibyo? Rero ugomba kwicarana amavuta yo mu ntoki aho waba uri hose, mu isakoshi yawe, niba uri ku kazi, mu kabati kawe, hagomba kuba harimo amavuta yo mu ntoki kugira ngo ugire intoki zifite ubuzima, kugira ngo mbese ikiganza cyawe kibe kigaragara koko nk'icyagaburiwe. Hari abantu bakunda gukomeretsanya ugasanga kuvasa utwo dutoki twawe kuko tungana gutyo ati si ibyo bitoki byawe. Ugasanga nyine hari ukuntu intoki zawe cyangwa ibiganza byawe nanone hari message biha abantu, hari ukuntu abantu baziziho, twaba dutoya byaba binini, twaba tugufi byaba birebire, zaba ndende, nta kibazo, ni izawe. Zikarabye uzisige, uca inzara, usige verni. Ikindi kintu nari nibagiwe kubabwira nuko nanone intoki zawe, inzara zawe, niba verni yatangiye komoka, fata inzira ujye gusigisha iyindi, ujye kwikuraho, cyangwa ufate pose. Ariko nta muntu w'umusirimu
ugira vernis z'ibice, ugira vernis yavuyeho hano akarekeraho, ugira vernis yashwidutse akarekeraho, ugira urwara rwacitse hejuru akihangana akagenda. Oya, burya iyo umuntu ari kukureba, iyo umuntu atangiye kwitaho ukuntu umeze, n'inzara arazireba, n'intoki zawe arazireba. Rero nanone niba ukunda utuntu tw'imirimbo, ntabwo umva burya ntuzabure n'impeta imwe ku ntoki. Ahangaha iburyo ntuzabureho akampeta, n'ahangaha ntuzakabure. Inyinshi ntabwo ari nziza rwose, wagira hano ku rutoki rumwe nawe ukagiraho izindi nta kibazo, birahagije. Wakunda nyinshi nta kibazo uzishyireho, ariko nanone mu buryo bwiza bw'ibisirimu. Ntujye kuvanga argent na or, ntujye mbese nawe ndabizi ko muri abantu b'abasirimu, ndabizi ko ibintu by'akavuyo mutabikora, sibyo? Rero intoki zawe ntizikabure amavuta yo mu ntoki, ntizikagire umwera, ntizigakanyarare. Gahoro gahoro uko zigenda zimenyera niko ugenda ubona zifite ubuzima. Kuzigaburira ni inshingano zawe, ntukazibagirwe. Ibintu byose nicyo tuzikoresha, rero ujye uzihemba kuzisiga, ujye uzihemba kuzisiga utuvuta twiza, kuzikarabya, umva kuzica inzara, ku buryo rwose ziba ziri presentable. Kaga koko kari guhumura, kandi nanjye ndumva intoki zanjye zidakanyaraye, ntabwo zikomeye, ndumva ari byiza. Rero hari abantu usanga bafite intoki zangiritse, ukabona hano ku mubiri wawe, ukabona hari ukuntu hameze, ukabona ntabwo ari byiza, ukabona hari ikintu zibura. Rero hano hari creme mbafitiye, ni gatoya, ni marike izwi cyane nziza pe. Iyi creme rero yo ku ntoki yitwa handitseho ko ari Metopialize omega 369 plus shea butter. Buriya nyine ibingibi ntabwo mbizi neza, ariko ikigaragara cyo izi ingredients zirimo hari ikintu zifasha. Noneho rero akaba ari creme Nutri Reparatrice, Nutri Repair Cream, mais ultra desséché, abîmé, peau sensible. Hari ukuntu nyine uba ufite intoki ziri sensible, wa mugani ukavuga uti iyo nisizeho iki kintu wenda kiranyi ndishima, mba numva nshyushye, mba numva hari ukuntu ziri kuryaryata, cyangwa se ukabona zihora zumye, cyangwa se ukabona hari ukuntu zangiritse kubera ibintu wagiye uzikoresha. Aka gacreme rero ka marike ya SVR, aka gacreme kakorewe mu Bufaransa, ni mililitiro 50, ni gatoya ariko gafasha gutunganya intoki zawe kakazigira neza. Ikindi nuko uko ukoze mu mazi ugomba guhita ukisiga, uko ukoze mu mazi ukisiga kugira ngo uproteje intoki zawe zigaragare neza kandi uzigaburire. Rero iyo umuntu atarya, murabizi ko inzara imwica, akagira n'indwara nanone zigenda ziziraho. N'intoki zacu rero nuko ugomba kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza, zigaragare neza. Ibintu byose tubikora tuvuga, ibintu byose dukoresha amageste gutya. Rero nta kuntu wakoresha geste ariko ku ntoki utari fieri yazo. Haba hari creme wabitse wibagiwe gukoresha, haba ari creme yashize ukaba utaributse kugura iyindi, ni igihe cyo kongera ukagura creme yo mu ntoki, ukagira akantu ko mu ntoki wisiga, ukagira amavuta wisiga ku buryo utayabura. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku mibereho y'intoki zacu, twita ku migaragarire y'intoki zacu, tuzigaburira, tuziha ibyo zikeneye byose kugira ngo zigaragare neza. Rero izi creme uramutse uzikeneye wazisanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye. Ndabashyiraho nimero muhamagara muzikeneye kugira ngo zibagereho. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share,
hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane naho utaha. Bye.